twongeye kubasuhuza abakunzi ba The Vibes Triple Rwanda. Tugiye gutangira inkuru nshyashya yitwa Amaraso si amazi, aho uzasanga ababyeyi bashaka kwica abana babo, aho uzasanga abana bafitiye urwango rukabije ababyeyi babo, aho abavandimwe bazisanga mu rukundo rurenze, umukobwa azisanga abana na musaza we. Gusa kuko amaraso atari amazi, ukuri kuranga kukamenyekana. Rero twaba tubasaba ko mwadukorera subscribe kugira ngo dukomeze gusangira izi nyigisho zikubiye muri iyi nkuru. Mu rugo kwa Honore we n'umubyeyi we baganira bishimye cyane. Uyu munsi nakoze cyane, ndumva naniwe, gusa nizere ko umeze neza kandi ntacyo nazakora rwose ngo ngushimishe. Abizwe ngo ufite urumwe. Yego muhungu wanjye, ndabibona rwose ndwanirira ishyaka. Marega nibyo niko bigomba kugenda. Urabizi ninjye nawe twenyine, nakuze nsanga ari we wenyine wari, niyo mpamvu nanjye ntacyo nazakora kugira ngo tubeho neza. Ku rundi ruhande hari umuryango ukize cyane, bafite umwana w'umukobwa witwa Gape. Yahoranaga agahinda cyane, ubona ari umwana ubabaye, nyamara situzi impamvu, wenda wasanga ari uko yari umwana umwe. Mama we yamusanze aho yari yicaye, batangira kuganira. Agape mukobwa wanjye, kuki uhora ubabaye? Kuva warangiza ishuri ryawe wigaga, sindakubona wishimye. Nuko nta bandi bavandimwe se wigeze ugira? Mama, kuva natangira kwiga segonderi, nakunze umuhungu twakundanye primaire. Mama agafoto yamaye niko gahora kamunyibutsa cyane. Iteka nta kindi mba ndi gutekereza, mba nibaza igihe tuzahurira. None se mukobwa wanjye, ubu wizeye neza ko muzongera mugahura koko? Dufitanye igihango gikomeye cyane. Tugiye gukora exeta mu wa gatandatu. Hari umwana wakundaga kwicara ari kwigisha abandi bana. Naje kugira amatsiko yo kumwegera, nanjye akajya nsobanurira. Gusa mu masaha yo kujya kuruhuka gufata ifunguro, we nta kintu yabaga afite. Yari umwana wo mu bakene cyane, yajyaga kwicara inyuma ya classe. Twebwe twava gufata lunch tugasanga ni hakiri, kandi agatakaza imbaraga nyinshi adusobanurira. Gusa naje kubisobanukirwa twararangije gukora. Nyuma dusubiye gukora exeta, igihe najyaga nkubwira ko nshaka ko unegurira utubwate tubiri tw'ibyo kurya, niwe nabaga ngiye guha. None se byarangiye ute mwana wa? Kubera ko twasangiraga byarangiye naramukunze. Nubwo twari tukiri abana bato, yaje kumpa agafoto ke, maze nanjye kubera ari inkovu yari afite ku kirenge, namubwiye ko ariho azajya anyibukira, maze dutandukana gutyo. Kuva icyo gihe ishusho ye ntabwo iramba mu maso kugeza na n'uyu munsi. Yewe umukobwa wa, ndumva byari birebire. Hamagara Aline mujyane ku isoko mujye guhaha, wenda bizagenda bigushiramo gake gake. Agape n'umukozi wabo Aline bagiye guhaha ku isoko, nuko bakenera umukarani wari kubatwaza. Nkuko bisanzwe, Honore wa musore twatangiranye ari kumwe na mama we yari umukarani. Honore aho yakoreraga, kubera ukuntu ari we wari ufite imbaraga ndetse yari umusore w'ibigango, bamwitaga Tipe. Niwe wakoreraga amafaranga menshi kurusha abandi bitewe n'umurava yakoranaga. Agape akimukubita amaso yarikanze cyane, arangije aramukunda bitavugwa, maze bamuha ikiraka arabatwaza. Bakigera mu rugo, oh my god, bakwita nde? Njye nitwa Tipe tu. Gusa icyashara cyanyu ni kikanshotorera rwose, dore mujye muneza imbere. Nta kibazo, nari mwitiranyije useri gato. Umuhungu yarasetse arigendera, maze Aline atungurwa no kubona umwana wa bosi we abajije umukarani izina rye. Agape yakomeje kwibaza kuri uwo mukarani Tipe, akomeza kumutekerezaho cyane. Mama wamusanga aho yari ari, aramubwira, umva Agape, witegure, bosi wa papa wawe umuhungu we azava hanze ejo. Tugomba kuzajya kumwakira, witegure tuzajyane. Kandi ibyo bintu byawe ndi kumva urimo uravuga by'uwo musore wawe wahashize, ubyikure mu mutwe.